ariko se Dia none se camo neza rero Dina nubwo watubereye imbamba ukarara hano bugacya uko ngurwisha igihe ararusoma ntago nta kibazo pe ntabwo mwebwe muri kubyiyumvisha hayi buryo ki ariko ni hahandi nashake naze n'uyu munsi mwari mwambwiye ndamutegereza namwe nta bandi bantu muzakira mbere uko mwakira ikibazo cyane paka kandi gikemuka niba ngombwa muzajyanira mu buyobozi aba aribo bakemura ibyo bibazo nta kibazo ariko rwije noneho warakaniye igihe mutegereje bati kirahagije ntabwo nayo gukomeza kwihangana ndabona mpamagaye Allo uwo ni we Allo ndakumva uwo ni we nuko avuga none se ko watinze ko twagutegereje umwanya ugeze he hari utuntu nari nabanje gucamo mu nama ahantu ariko ndaje ntabwo ninde rwose banguka umugore wawe yatubereye ibamba banguka message yawe tugufitiye rwose ni ikibazo nawe reka mugere nacyo murakoze ni hahandi uri budusange dukorera reka nze ntacyo gafata akamoto tena amafaranga rega yashaka kwirirwa agaburira abo bakobwa nahomura ariko umwana wakicwa n'inzara afite amafaranga yo gufata moto azi ko umwana we ataranategana moto n'umunsi n'umwe kiramo amarangamutima gabanya amahane mubye gabanya amahane kuko umugabo b'iki gihe ubwo ushaka kuba waramwitwayeho nabi nta wamenya buriya iyo abantu babiri babana umwe agafata umwanzuro wo kugenda ariko njyajya imbwa akagiye mu kazi twabanye nta kibazo dufitanye yagiye imbwa akagiye mu kazi ndetse nyuma yo kujya mu kazi ajyaga anyohereza udufaranga nyuma aza kubura burundu nta kibazo nkeka twigeze tugirana kuko twaba tunabanye neza pe ku mudugudu twari intangarugero na n'ubu ngo abantu babifuza urukundo rwanjye nawe abantu benshi bamushaka ni benshi ndetse n'impamvu baje kumunyereka bamubabonanye ni uko bamufatiragaho icyitegererezo ntabwo kubana nabi rero ngibyo ndabona hageze rero de n'uyu se niko tonde nitonde iki se witonde iki nta nubwo nkumbuye wowe uranze munyumvira ra ntabwo nzi mwagiye mureka gutera abantu isese icara mubyeyi icara nawe nabanze basi yicare ntabwo mbyumva icara se wanaguze na taci ngayishara uzi ko umwana wawe araburara ibibazo byaraguze icara ni karibu rwose icara nawe ariko urushako rw'iki gihe yesu oya reba hano ubwene ngo ntabwo rero bakunzi ba MTV ndabona wa musore wacu hageze ndagira ngo atwibwire hanyuma nitwe twari twamuhamagaye rero atangira twibwire hanyuma tumubwire impamvu yatumye tumuhamagara murakoze ubundi ku mazina ababyeyi banjye banyise nanjye nitwa ni Jean Marie mubyeyi se watubwiye ngo yitwa harya nde Nyiraminani Valence Jean Marie ntabyo nzi nzazana n'ibyangombwa twashyingiranwe witwa Nyiraminani Valence wageze i Kigali uhindurira n'amazina se ariko kuri ngo Kigali ni amahanga di nitwa Jean Marie Steven nkaba nk'uko na none se Jama rero harya utuye he mu mujyi wa Kigali ubu ndi mu mujyi wa Kigali none se cyangwa urakodesha ese Jean Marie Dina wakwihangana kuba wansabye yahageze ukagabanya amahane nese basi wana nubwo uri kubyumva wakwihangana nkuko wansabye ko nguhuza na Jean Marie wowe ukaba umwiteye ntabwo ari Jean Marie ni Valence ko se
Jean Marie byavuye noneho nkabahuza Jean Marie ndakunda dore uyu niwe wagushakaga uyu niwe wanshaka ni njyewe nyine waranshatse none nanjye ngeze igihe cyo kugushaka ntabwo urize mushaka njye ndi umusore umusore ufite imyaka 4 yewe umwana w'imyaka 4 akanyura mwibagiwe nawe wanyibagirwa njye bakibagirwa umwana twabyaranye wowe yaburiye yamba oya reka wenda tureke kujya mu bintu byinshi ariko ubu gahunda mfite niyo gushaka umukunzi ndi umusore hanyuma se umugore n'abana bakajya hehe kugiye bazumva Rina wawe yanzengereje yanze no kuva hano kuva ejo naguhamagaraga kugeza na n'uyu munsi arakicaye ahangaha bwa wabimbwiye nuwo ngo rero ibisigaye ni ibyanyu mu bikemure Dina nawe dere nguwo Jean Marie wawe niba ari Valence ubu urandeba ukabona ino sura hano yize uyu ngo witwa ngo Jean Marie nitwa Jean Marie Valence se ryagiye ka cyo ntuntu ari kumva buri abantu barasa hanyuma se Nyaminani wahe none se nitwa Valence ufite irangamuntu byangombwa byanjye njye ntago mbyumva aka kanya imyaka 2 maze Kigali hinduye amazina neza n'imico yahinduye bagiye ko wabyaye aka kanya unyohereza unyorohereza iki ko ningi ntarayiguha nindaricyo irajya mu bizarira umwana Jean Marie uyu mubyeyi uramuzi ubundi anisoni babwije ukuri mubyeyi ntabwo muzi n'umwana we ntawuzi umwana ntawuzi wamwitiriye izina ryawe ariko ubwo wareba waba utanareba nta nubwo wahunahuna niko ubu nawe utareba nta nubwo unahuna koko pe abagabo magenda muganira koko mugata bagore n'abana banyu koko ariko wabana we mbega isi yawe umusirimu amafaranga umusirimu akazi keza umusirimu ubwo nibwo busimu rukombwira wasanga warambonye ku byapa batsigana nabaye cyabo apana ku byapa no umugabo wanjye ndimo ndabibwa ndanabihamya none byanga turazana abatanga abantu umenye ko tutasezanye twenyine di hari abantu yari kugeza ubu kubashya abakobwa abandi nguru umusore wahe niko eregura naseka rebana nanjye ninjye turi kuvugana wenda mbwira nimba warankunze naragukunze nabuze umugabo nagukunda nzanahora basi ngukunda mbumve ndangije kwiga vuba ndi umusore mfite amafaranga wize imyaka ingahe se kumaze 2 Kigali yonyine ubu ndangije mekanike ubu nukubeshya abakobwa nta mukobwa uzigera ariko reka nkubwire uryenje none uryenje ntabwo ngusiga niba ngombwa n'abatanga bamyenda bazana umenya ko kugira ngo nkubone byantwaye iki ibimenyetso biri twarasezeranye icyo dufitanye n'umwana wasezeranye na Valence none wowe kaburinde utari Nyaminani sinanye no kumvuga ngo Jean Marie ngo nibiki witwa Nyaminani kwanza n'ingofero n'ibigofero sigamba ngo wiyogoshesha gwa nusigamba n'ibigofero nta nisoni ako nayo ndayitwara bagwamagaye banga ko nizina by'Imana aho kugira ngo ugende harapfa umuntu ahanga harapfa ndanyanga ko naturutse kure we naturutse ko oje nje gushaka ako nibi ngi wanzanye nyavuye ko nje kugushaka wowe agasuzugura icara ndavuze ngicara aka kanya gusigaho nanzamura n'utugu ndavuze ngicara ndavuze ngicara ariko nta kujya oya mwirwana ariko mwirwana nizina by'Imana ntabwo nahuraje nura mukugiye umenye ko databyaye imbwakazi ntahuraje iki kintu nahuraje iki ubu rero ngiye wowe iki nge Jean Marie wowe iki uyu umuntu amaze kugira amafaranga asa neza nyene y'umukunzi usobanutse umeze neza nibindi wamamagara nese ko yambwiye ko akari we wampaye nimero zawe n'uyu nguyu bimbera baho cyakoze ko mbyibuka nikiba mu cyaro cyane ifite imyaka mike cyane n'ubyumva ko tuziranye banzu bivuga neza akose mwaretse banzu babwire neza banzu babwire neza ko dufitanye n'umwana ariko ntago nkokura banzu bivuge nabyo byaragisiga ubwanga kanyimindo byaragisiga agisida sibaho kukubyara byaragisiga bereza n'ibyanyu n'ijyana ntayo ujyana n'ukuri nawe kandi usuzumye kumamagarira ibintu ntago nabisiga nkazagura ibintu ariko si ibintu kimwaretse kurwanya kunzi ntabwo nagusabye zinuza ntabwo ndagusiga n'undi munsi ukamamagarira ibi bintu none se kari we wabingiye nari kubigenza yego ko mana yawe ako se Dia none se ngewe urabibonye nawe nuko abageze Kigali bahinduka inyamaswa
none se tubigenze gute Diya kubona na akwihakanye kumushakira ngo umukunzi ko ntago byoroshye rwose Diya ihangane ntabwo mubyumvisha byivuge ko tunafitanye umwana ngo byaragisida niko yavuze Imana kurabyara mukanabana mukamana imyaka 3 yose nese Diya twabigenza gute ni ukwihangana ingo zo muri iyi minsi nuko zimeze usenga Imana Nyagasani niwe wenyine niwe uzagushyigikira akagufasha nta kintu nta kundi ihangane rwose ihangane Diya ihangane mbega abagabo b'iyi minsi we ihangane uzabona undi wamane kuko nagucumuye iki gituma untererana bigeze ahanga ntabwo umwanzuro ari uwo kuza kurwana imbere ya kamera njye naguhuje nawe kugira ngo mwiyunge niba ari ukumucyura umucyure none ibyo agukoreye ni wowe ubizi ubu ni wowe wamuzanye amahanga nzamubwira rwose yagiye ko namubwiye ko ngiye kuzana se aha simbizi Diya rero bakunzi ba MTV murabura ko biba bitoroshye abantu basigaye bihakana abandi kandi barabyaranye ngo yamubyaye ngo byaragisida bakunzi ba MTV mwamfashije gucura urubanza ko